nkuko mama bana abantu batanu mu nzu babiri bamutabi mwebwe mutarinywa ntago abantu bose babikora ntago abantu bose batingana n'ubundi ubanga umuntu ukunda abagore mu gihugu wabyumvije iyo ageze muri gereza kariya n'ubundi akabura abagore yitingira abagabo n'abagore bakunda abagabo bageze hariya batinga abagore bagenzi babo ko kwihangana ntabwo yabasha kubyiyumvamo. bwa mbere rero ndashaka kugira bwa mbere utingana byari byagenze bike njyewe njye ntabwo iyo mico nigeze nyikora nta muntu wigeze kwapurocinga barebayeho ariko njye nkabyanga baranbikwaka hariya kavuga ati ndakikubita inkonje 90 shere papa shaka kirasta ndashaka ibintu byinshi Amerika ni wona igwe cyari ni cyata inji akubona bigirira vuba ubwo wini ni iki kindi ni fake zingahe ubwagereza ariko wa mugore we reka kubwira uko ushobotse cyenda ashobora kabisa ntabwo ushobotse uburyo ukubamo inkuru ni nabi cyane wabikingira uwo mugore ubarongora yitwa nde we yari umutinganyi yari afite abatinganyi biwe yitwa nde ntago yatingaga abagore bose babagayo ntabwo abagore bose bari muri gereza ariko batingana hari n'ababyanga hari n'abasenga hari n'ababitinya ntabwo bose ariko batingana yakatiwe igihe kingana iki yari ari kuri 30 muja katiye 30 ya burundu oya muja maze yaranatashye serious yaratashye yari maze 30 yaratashye no umugore usa nk'abagabo yari afite urusura nk'uru rwanjye reka ari umugore bana yasaga nabi kabisa ese nyamabo ko abagore batabafungana n'abagabo uyu nguyu wamumenye gute hoya ntidurose kuwa gatanu mudurire mu mbera byombi habaye nko gusenga habaye nk'ibirori se iyo hari ibirori mwarahuraga abari umunsi wo kwinyensera ukuri n'abagabo barahura ariko ntabwo bahura uvuye mudamu hasi waruvuze ese nyamabo ikindi cyane abari umunsi wo kwinyensebura ni wa mudamu urusura narinze hano kuwa gatanu barasabana kongere nyensebura bashyiramo imbyino z'isi abantu bakaza ni nko kuvuga ngo barahura bakabyina bakajya bahengamana nyine Nyiramana ngwino hano ni Nyiramana ni Nyirabunani Nyiramana ngwino hano kongere ngwino kuri kamera nawe yagezeyo nyine uyu mugore uramuzi kuwa gatanu bari umunsi wo kwinyensebura wagezeyo wavuyeyo ryari mubaze igihe wavuye uyu nguyu yavuye 2023 ni kera wowe wagiyeyo ryari yewe namaze amezi 3 yonyine atatu bari ikigoroba no kujya kureba intuza kubara amadini no kubara amatafari banyitaga amayinga navuye nyiri umuderenga njyewe wavuyeyo nyiri umuderenga amezi 3 ariko ari procedure yagucyuye oya njyewe nagiye nkatiye amezi 4 muri station noneho ngenda nkora 3 ariko wari wibye umugabo oya nakagambane kagambane sugo muri 2013 niwe bonyine babonye bagomba kugambanira nakagambane nyine kwa yari amakimbirane ya famille ntabwo yagombaga kongezayo ariko ni famille wabo w'umugabo oya ni mwene wacu ni umuvandimwe uko bigaragara ko nk'umuntu bigaragara ko umeze nk'umuntu ukunda imitungo ni amakimbirane n'umuvandimwe wanjye ndasa nk'umuntu ukunda imitungo Nyamabo
ushingiye surebe sura se kama sura ya babona sura ya kazi nibwo umuntu ukunda imitungo abasate none se Nyamabo wa mukobwa bitwara uwize wari umuzi jive nuko we ntako Nyamabo ko nari kwirira Imana yambujije kurira kuri kamera Imana kuje kurira kuri kamera Imana ngiye ndashaka ubwo yaba yabiguhaye none abirya se ngiye ndashaka kugira ngo ariko se bigutwaye iki ndashaka kugira ngo umenyane na Nyamabondo noneho ageza gusengera iwawe Nyamabondo ko umuntu ufite experience ya hariya urabona ko afite n'ipusi yitwa iyi pusi wanjye bayibonye bayita Natani reka mani nze nije vuba mbone gusubizaho kamera Godfa Imana yambujije kurira pusi yanjye nayise Natani kuki wayise Natani rero niwe twaguze kano kabutike nyita Natani none ikintu ndi kubaza Nyamabondo na uyu ni nanjye ni Mukamana witwa nde Sheri Mukamana ariko yakubwiye witwa nde wavuze nde uw'Imana inde Akimana uranshura ngo difadi ngo tubona gutya urumva yarafunguwe yageze mu gihugu ahita apfusha umugabo amaje gupfusha umugabo ubu ni umutindi kubanga isaha inuza ya nyuma n'igihe wayiguze ejo izahabu wayiguza ngahe yamusigiye umwana umwe w'umuntu uza usa umuhungura n'ubu ntabwo ariyakira ngiki n'ubu ntabwo ariyakira muri sosiyete none se Nyamabo uyu reka mbakubwire Mukama ndebera Nyamabondo kuri hejuru ubu Nyamabondo ntabwo kurongora agushikishije duhenda abana ubu umugabo wa mbere yaba yarapfuye ko kuranye nkajya ubuze ndashaka gupfa uzi ko umugore yapfusha umugabo atera umwaka waya ariko se genda katsindwa n'Imana ndakubuje no stop sigaho kabisa Nyamabo gutya oya ntabwo mvugo zikoreshwa hano ntabwo akora iyo bayita discrimination ntabwo ari hasi ikintu cyambere cyishe umugabo wenda kizi kuri njye kujya ntabwo ari byo Nyamabondo ayo magambo ntabwo ari mabi sorry tubireke tugaruke duhindure ikiganiro mvuze gukize ntabwo umuntu atera umwaka atese none se niwe wamwishe ubu sibaye ko ari abantu bajya kurongorwa bakabasigura ifaranga nawe ntabyo uzi wowe none se wowe ko nta nshuti zawe zagiye zipfa munani ifaranga arashaka ifaranga ryabiri ndi kukubaza ushaka ifaranga n'urwita oya reka ngaruke kuri wowe ngo mureke Nyamabo nta nshuti yawe irapfa yiki nta nshuti yawe urapfusha y'umugabo y'umugore umugore wawe wa mbere ari he umugore wanjye wa mbere arahari rwose yigeze apfa araharabyaye gatatu afite ari ku mugabo we yewe nese Nyamabo uwo mwana muhe ubuntu ugiye kumurigasura uzi abantu tuba turi kumwe nabo koko ubonye kwiteza uyu mufungwa uzi ukuntu abagore bafunze bafite ibyaha bikomeye usanga ari abakabasabaga bamabyaha ntabwo ndi muri icyo cyiciro Nyamabo ntabwo uzi bakasamaga bamabyaha none se iyo babishe ntabwo ndi ruharwa ibitekerezo ko nawe yagukeje uzi ko abagore barusha ibyaha abagabo oya se nanjye ufite kuryama ugashiduka yafite mu ntoki ni ukuri kwibura umuntu wafunzwe ujya umutinya umugore n'uwafunzwe umugore umuntu wafunzwe agafungwa iriya myaka atinya gereza atinya gusubirayo ariko uzumva iyo uyafashe bumva utayakuraho se uyakuraho se ukagera nyuma y'imyaka 5 ni ikihe kintu wavuye muri gereza ukumbuye kurusha ibindi ari nkumbuye umwana wanjye ndavuga byawe byo kwishimisha ni ibiryo ni icyo kunywa ibiryo Nyamabo oya kuko iyo hari ikintu cya mbere ubutekereza utegeza ko uruvango n'utaha uzahita urongora ahubwo iyo ugeze mu gihugu umuyaga uragukubita bikakuvamo ugasanga abantu baragusize oya Nyamabo ngiye kurongorana ntabwo byigeze binshishikaza ntabwo waryaga ngo uhageze
waryaga iki none ntabwo waryaga ibigori hariya n'ibiryo byo kwa Nyirangarama narabiryaga kumva si ibiryo abagore mwe mutusha kubaho neza aramwaburyaga n'ibigori birimo imboga noneho birimo imboga twabyangaga kure byabaga bibiye mukishakira biriya byonyine kandi mwe murya n'amavuta menshi kuturusha uko imboga ibigori birimo imboga niyo mwabidutekeraga byabitunanira ubwo uva gereza none ubu ngubu ukora iki madamu ntacyo bisaba kuba wazi nabuze akazi wabuze akazi rero ntabwo warangije ibihano warangije ibihano umugabo wawe wapfuye yitabye Imana ryari nari ndi muri gereza oya se ntabwo wamushyinguye iyo pusi utinya ni pusi ndayitinya ubwo se ariyo noneho byagenda bite oya ni inyipusi twaragize ngo niyo igukozemo ni inyipusi ni kukubaza bamukubikiye uri muri gereza ntabwo wamushyinguye ntabwo namushyinguye iyo birababaje inzu yawe yishyura angahe 70 utuye he mu Nyakabanda wafunguwe 2023 umaze imyaka 3 hanze 2 n'amezi 2 n'amezi ariko uteye ipusi njyewe ni inyipusi yibwira isohoka kandi ipusi narayiguze uwaguze ipusi se nyama reba none ukuntu indeba erega uyikubise buri bukubise ngewe mani ibwira ipusi yawe igende urayireka wabonye ukuntu ipusi yanjye ari igisore nyama wabonye ziba muri gereza muri gereza yawe pizira pusi zo muri gereza ngo ziraziwanyu ngo mwazitumaga indege hariya mu gipangu cy'abagore ziraza muri gereza zikatiye burundu cyane burundu kandi ngo bari abanyura bazikuye peseka bazikuye peseka zira pusi cyane noneho twebwe twajyaga tuvuga ngo ni abazimu babariye abajenosideri oya twazibanye peseka kubera ko zaryaga imyenda imbere izo pusi z'iki muri gereza izo pusi harimo abakire bazitumira amata ariko izo mu bagore nta kintu zirya izo mu bibazo abagore kuri ubundi ari abatindi abagore nta mugore baziha amata cyokora harimo umujenosideri ukatiye burundu witwa Kirusi yajyaga aziha amata abantu bakavuga ngo ni amagini ye oya ipusi ntabwo ari ibibazo bose njyewe nagira ngo nayikundaga ariko zise ngifite ngewe pusi wapi uririrwa kurya iki irimo kurya umurizo wayo yigo nyine irimo gukuraho kariya kantu kariho k'akadodo umuhungu wanjye araje sha ninde amutumye nte wabonye ijaya ryanjye mereza kariya kabisa kariya kweza none se shaka ndabuze n'ibimene wanjye gerawe oya zose ko wazimenye ni ukwera ku zuba shyira hari izo bimene bikoramo tuze tubitekesha agasosi cyane imbabura twitekere baza muri za kabisa hariya irayagira ikoze none ubu utangiye gushukisha uyu mugore za biswi ntuza kumurongora aranyishyura none se ko bize ngira ibintu by'ubuntu mani oya se aguhingura nyamamo ntabwo nyakuguriye umutengo yihoreye yizane shana ubu se aya magambo yose uvuze wagira na biswi bazi gupfa gutahira iyo biswi ariko shaka nk'umuntu wandika ngo ndi mubi wanjye gera we ububi bwanjye bugutwaye iki ufite uyu mugore muhereze ntuza urashaka iki gusa ariko se mani ipusi gutwaye ikibazo mvira ko ipusi warwana ipusi mutwaye iki se wiki ipusi yanjye urimo urayibaza iki niba udakunda ipusi se niba zibanaga nazo zikatiye burundu waravuze ngo uyu mugore muhe iki bose reka ndebe niba ari umuntu umugurira akantu ko kunywa ndi kumva afite ntuza umuntu nta munani wamutama akantu ko kunywa bantu muri aha 07 uretse mu mutima akantu ko kunywa nyamabono ntabwo yigeze yakira imfungwa ngenzi ye ese mushake y'umuzima rero ukamushakira nk'akantu ko kunywa nyamabo
abase njyewe ndafunze ndi mwafunganwe wahagarara hanze utazamo twarafunga ngo ngene kuba twarafunga ko yabaga mu bagore nanjye nkabamba mu bagabo ubwo twari guhurirayo ariko uri inshuti ya dore none se muhuriye hanze ntiwamutama n'akantu kamuzimanira dore ko ndarimo kurya biswi nk'imvimi n'ijisho reba Nyamabuye ayiwe ufite amafaranga yo kuri mama Mukama oya ntacyo nta na mega afite na telefone yawe imena rwose Nyamabondo ko Imana yaguhaye umugisha wamumpereye 5 shagereka metatu urabinsubiza se nukuri ko Imana mumpereye 5 uwo mudamu kuko urumva Nyamabondo urabinsubiza kuko wagiye ufasha ubu se ubu hano hari ibintu ureba mutetse kamera gusa hari ikindi kintu ubona mutetse kamera nashyizemo kuki yashyizemo kamera oya kamera iba yemewe kugira ngo havutse n'ikibazo nakwifashisha leta nkavuga ati mfite kamera muze murebe ko ibintu byatangiye nuko byarangiye kamera zose uyireba hejuru yawe uteganya ko isaha yose hazavuka ibibazo none se ariko ujye umenya ko nageze hariya mba ngomba kubikavaringa hakiri kare foto nta cyabaye Nyamabondo ko numva nawe hari ahantu hako ariko amaze imyaka ingahe Nyamabo yashara za yiyaza imyaka 7 ariko urabona kubera ko nsigaye nk'igikoma ukuntu abaye inzobe banzamo akayunguruzo ejo kakakora karimo se Nyamabo ngo wamaze kubiki shandimo ndabinzobe shaka kubera kunywa igikoma no kurya isombe by'umubyeyi okay kira uyu mudamu arashonje wamugaburiye akarya nabizi se naba mugaburira ngeze ko ntajya ndya imboga no ukamuha ibyo kurya nyine akarya dore Nyamabo ko nari kwiye nk'umuvura mu weto wandika ngo ndi nk'umuvura weto akandika commentaire ngo ndi mubi ubu ndi mubi koko urebe ukuntu usigaye ndi icyuki we uri iki icyuki sa nose ngo uyu mukobwa dushyiraho nimero yera ko barimo kubisaba ngo dushyiraho nimero bamuremere tumuremere yo gukora ikinyira agomba kutubwira tukabanza kuba ari afite ikibazo afite ibibazo mani kandi njyewe urabizi ko mwari mwemwe ngo murashaka kuma miliyoni nkakora ariko maze mukemure by'uyu nguyu ugiye kumuteretesha platform yawe utangiye kumwitereteshwa gutyo erega ndabizi uramutikura ariko ngo ndifata uzi ko ngeze ku rwego rwo kuba ndi umusitari wiciraho amaguru waruzi oya wiciraho amaguru ateye ngo ndimo guterera ariko karimo karamanika aya maguru ameze nk'imiteja ariko ipusi yanjye wayiretse ariko ni ipusi yanjye rya biscuit yewe biscuit tureye se ujya mu bantu shari ko harenze ugiye kwiga ujya unyemerera nyayo amafaranga ngayivuga wazamuye umuntu wambaye hafi muri gereza witwa nde yitwa Shema 5 8 7 8 3 ubu birangiye tugiye kugira Benimana Vestine dore ngiyo nimero nayimushyiriyeho abashaka kumuremera mu muremere ngibaruye kuri Vestina ubwo birangiye hano tuno twagize twimukiye mageragere bafungiye mageragere bose niba uko birangiye hano tuno niba utarafungiye mageragere manuka reka nsigarane n'imfungwa za mageragere iki cyabaga hehese Shema ese warafunzwe ntabwo nafunzwe eto ndetse we congress Shema banjye iyo konti yawe prive ayegere Kabila ataza kunyataka cyangwa mbivuge byose Ati niba mutangiye kugira rero ndigendeye no mutangiye gufefeka ibintu ndagiye yanamanuye nagende
so tubirangize gutya. Maglagere twagiye ubundi nimwe babiri mwasigaye, nimwe babiri ubundi ndashakaga mwabaye mageragere. Ndashaka kukubaza Nyamabo, utekereza ko ari ikihe kintu gishobora gutuma usubira mageragere? ntacyo rwose keretse ari nk'umwaku bikangwirira, ariko kuvuga gusa karakatsindwa n'Uwiteka. noneho kurira izuba ryabuze ubu ngubu, ukuri izuba riba rimezemo imbere ndane nubwo kuzuba ukora uburo uba wumva ubwonko bwayase. Ureba hakurya za Nuza za Masaka, fata gutya ukabona umuriro uri kwaka. Oya, ese mwarebaga no hanze mu gihugu? Ureba hanze mu gihugu, iyo wabonaga nk'imodoka ziri gutambuka watekereza iki? wapi imodoka ntabwo wabaga wazibona, warebaga mu kirere hakurya. Ari hasi imodoka wayibona he ko ari hegoko. Nuvuga ngo waragiye mu myaka 5 wigeze usohoka, ntabwo mu myaka 5 wigeze usohoka? Oya, abanyururu barasohoka, hari abajya kwa muganga, hari abajya ku rukiko, abajya ku makipe, hari abajya kuri visite, abanyururu barasohoka. Okay, so rero ukuntu tugiye kubigenza, tugiye kuza mu kanya. Ntugire ikibazo, wagarutse mu gihugu kandi abantu barahari, sibyo? Ariko bizagenda neza, sibyo? Uzongera uzongere aze kumuzana ya nimugoroba, ariko kongere twagiye nimugoroba wagiye nimugoroba mu bwire mubwira turamufasha. ndamubwira rwose nimugoroba, urimo kubyumva? nimugoroba ubwo wihangana ugende ukarabe, ntujye gusambana, uze wihigire. niko Congress we Congress ariko nyumva se network ambi, ariko kubera iki Congress ntamuhuje na udahuye na Nyamabondo ukera ukibagana? ntabwo nyibagana. Ntabwo Nyamabondo bro, ntabwo yaragiye ngiye kuvuga ko uri mubi, urumva? Ufite isura ikanganye pe. iyi ni sura ya kazi bana. Gira uwo mudamu bamwohereje amafaranga. Bamwohereje amafaranga? Ndabona amafaranga bakoresha nibo bayabonye. Angahe? Arayibonye ura? Ntacyo cyo. Nta wayohereje. Godfrey Imana ishimwe ko manu uriya muntu nta muntu umumenye. Uriya warubeshye gashyizeho amafaranga se? Ninde se Kongo? Izo voka zigeze hano imbere, none biriya by'inyanya n'ibituryo bishyira ari inyuma. Ndi kukubaza Mwihorere. Ninde ariko nk'umuntu ubeshyaga amafaranga bayabonye kandi batayashyizeho. ushaka kugira ntabwo se ninde Pasi Kongre, Oui. ninde waguhenga amagare ya hepfo? Ni Tsuburigadi. Yari inde? Yahoze ari disciplinary kera, yitwa Ndera. Sare hese? Oya. uyamugira Wa Munyagisenyi. Babyita guhengama. kumuhenga mu rugo no kumurongora. Kumukunda. Ni umuntu babandikirana utudege. Mubwira ko bazabana bakundana. Afunzwe nawe? Akora urukundo rurakora Nyamabo. Urakora pe? Dose wowe waguhengamye wasubiye kumusura. Nzajya nimba n'ubushobozi.
ngewe noneho yirirwa nyohereza n'udukarite postale aracyari magira none se kamubaza uzi ko nawe irya gakemera akagira gutaka gutumira isukari kwa Nyirangarama byibura wagiye wiyongoza rimwe ugatanga umuzigo ukajya kumusura ngewe se ninde muntu wari kungurira isukari hariya none ubwo wari igiki rero kuri baguhega amaguru y'ikiraya none nara nabwo tuba tuzi ko mwakuyemo n'inda upfa ko gusubanya uvuga ubonye ijipo ugasara ugahega mukagira gute muri n'abagomesha n'inda guhembangamaga munyamabuye yarago yize mpengamo yewe hari nta mugabo wanguriye isukari n'umwe none se yaguhenga amagati yaguhaga iki navuye nta n'umugabo mpaye intebe hariya serious wingeneye thank you nari nishoboye nari mu karwego hariya Mukarwego we wangegera we nukuri nari mu karwego none se uvuka he se wowe hariya uvuka hehe wari ufite ikibari se ikibari gihoraho mu gitondo naryaga boyiro y'inkoko ifi jebeka ibyo bintu bagire ngo uri umuntu kahambirwa ntuzanire ibibari se urebe mu mezi 3 naharire $1,300,000 nyereka ifishi komana hari uwo ziri kure rwose nyereka ifishi cyangwa nyereka ijeto nanjye ifishi amageragere nyifite nanjye ndacyayifite muzasubira nakoze pura y'inzu ndiyo none ngiye nakoze pura y'inzu none ngiye kuyubaka ndiyo wakoze pura nakoze agapura k'inzu ndiyo k'ibyuma 3 na salo harimo dushe na toilette none ngiye kukubaka ndimo ndabumva amatafari yo kukubaka akabanza warakabonye abasigamo ibiki nyamabo mu mezi 3 ibibari byose nari mfite ariko disi uri umuserire koko uzi ko twebwe twagiye hari amafishi y'icyatsi reba ibibari uracyari imibare yatse gusa ibibari by'icyatsi ntabwo bikibayo gusa kushyiraho amakara menshi shyira hariya ku ruhande noneho bigire twikorera agasosi twirira ubugari oya rekeraho ntacyo ubonye ibibari mu mezi 3 kandi hariho n'umuntu umwaka umwe n'ikibari kimwe bataracyuzuza cyane ifishi ubundi mu kwezi ruzurira umukire oya no mu cyumweru abo oya yewe umwana nabaga nayujuje bandika imbere n'inyuma nyine bandika imbere n'inyuma niko babigenza ngo nimero mwatanze ntago ariyo thank you wingeneye thank you none se nyamabo zana inusa zana isafuriya ubu wasaga byabizi bicimo hari inyuma bibizi nasanzemo hari inyuma nyamabondo zanira amasafuriya ngo twite yes abakongereza imbabazi ziki se none usanga umukire ubu njye naba naranze gusaba imbabazi urukiko nkazisaba iryo bandi ry'umugore niyo mpamvu afunzirirwa wanze gusaba imbabazi nyamabo iyo umuntu afunzwe ntabwo afunga umutwe zana ya parana yaharira harya amavuta y'ubutare umutwe umuntu arawugabanya nyamabo ni gute ko akoresha amafishi akakwemeza umuntu wariye $1,500,000 mu mezi 3 zana iyo ese kombure iyo ufite ibiceri kuri banki ubona uko ukoresha uri mageragere yego yo system yarageze gukuraho amafaranga kuri banki urayimageragere kanzaza n'umuyobozi wo kurubaza hose twumvise ko kingo ko tugiye amazi unyuguza ubanza ugire ubanza unyuguza irimo
iyo safuriya iyo systeme nasize yemejwe ko umuntu yemerewe kugura amafaranga kuri banki akayarira imageragere. mwese twese twayakoragaho kuri banki avuye mu bandiki Banki ntabwo byakundaga. oya ntabwo twe twabikoraga Kuri momo nabwo ntibyakundaga ariko byose bigiye kujya bikunda. ariyo babaga warahuje warasize telefone kuri momo wandikiraga gereza Kuri momo nyine ubihuza no muri sociale. ariko numva nshaka kurira utujumba dutogosheje sha Ubundi kugira ngo winjire hari uri Ngiye kwirira ibijumba bitogosheje n'agasamaki. winjiranye n'ibihumbi 200 uba uri umubongo. iyo winjiranye Mageragere iyo winjiye kuri sociale ufite ibihumbi 200 amazi y'abo menshi uba uri umubongo batakujyana mu mudugudu w'abakire. cyangwa wari wariye none se utariye ariko ukuri wajya ngo ntabwo ushonje genda isonzeye gaswere Nyamabondo byagaragaza wavanye mu gikoni mwana kandi ureba ndi reka mbaze ntako ibijumba birongo ushyiramo ese ko ufite umukozi nimero vuga nimero yawe 079 079 5 gatanu 8 7 8 gatatu witwa ndi Celestina Benimana nibaruye Benimana hanyuma Nyamabondo ngiye kugusaba ikintu kimwe yego dore ngiyo yaje Benimana uretse gato uyu mugore mwarababaranye ndagusaba ko murongora ukamugira umugore wa kabiri shadara abantu bari no warya amabyarya ikirundo sinashatse ko umuntu wafunzwe arakatsirwa n'uwiteka kandi umugore ufunguwe watera ishaba kahambirwe wabanje ukaryitera se wowe umugabo mbatera ishaba umugore ufunguwe gatera ishaba ubundi mu muco wa kinyarwanda mu muco wa kera iyo umugore yafunzwe cyane se ntibafungwaga abagore shana ntabwo byabagaho barafungwaga ariko ngo ntabwo bamaragamo igihe kera abagore nta no kugira ngo wemere gereza y'abagore urebye nk'igihe iziye isesa 2 7 8 ntayabagaho kongore ugomba kujya guteza Nyamabondo imbere Imana irankoreye uriya muntu uzambuye aramanutse ishyiramo n'agatoki kandi nari gushituka ibintu byose nabigusa. Imana irankoreye wamubwiye oya Imana irakoze ubundi burane gute nari ikivumbwe ngo umuzamure ko ishyiraho n'ibyo ninde se ase wamubwiye kongore Imana ikoze pe ikoze iki ubundi nari kumubwira ngo umuzamure ute kuko nanjye na Imana irakoze uwo rwaye guhita rusenyuka ubwo urugo rwawe rwubakiye ku mucanga niba rwari kuta rusenyuka hari gusenyuka urudahari se ariko kongere urabona ko byibura ikintu cyiza ufite kuri wowe wabyara abana bazi ubwenge kuko ufite urutwe runini ariko bari kuvuga ngo turasa muri comment nyine wajya kuri face to face tujya gusa nuko wowe uri mu gafiriti firita zarabuze na firita ni umunyamurenge firita zarabuze ntaziriwe ariko firita zagiye Nyamabo ngo yabyara abana beza bafite ubwenge reba abana afite urutwe runini kabisa yabyara abana bazi ubwenge
gute rero ubu nk'uyu nguyu ufite agatwe kangana gutya ntabwo yagira umwana uzi ubwenge wowe gihe kongere yagorana gusa kutajya gusura Nyamabondo kandi binyemereye Nyamabondo utuye muri Rwezamenyo ngo nzaze ngutemo ngewe ntuye Rwezamenyo hagana hehe mu Nyakabanda nzaze ngutemo nyine ngurire icyo kurya uba hehe wowe se ku Gisozi Nyamabondo uyu ni ku umukire Gisozi hagana he ubu hagana he ngenda ku Gisozi hehe nyine inyuma y'umurenge iruhande rw'umurenge beretwari iruhande rw'umurenge uba hafi kwa Kazungu uba kuri niwe nyiri B1 atuye nose wowe hatuye guturi umukene hari ahantu ko hatuye abakire ngira ngo ndi umukeneye ariko ubamo inyuma ntabwo baba barakuri kaburimbo ntabwo ndi umukene ese wamwereka wasa nk'usohoka gato ukamwereka iwawe reka ndesohoka shyiraho umunyu so zana umunyu ushyiremo hindura kamera itakumenyera mwana reka nyingure sinde wari umuryango w'ingungurura sinde wari umuryango w'ingunguru ariko agiye gutira inzu nawe ko numva ageze hirya mu byombo uretse aka kana nzagatera ndase uyu yayifata kari nk'igikire noze kongera ariko shaka cyo koza mu babatini muza nk'imuzanyu ubanje kujya uvuye mu nzu wari urimo ujya gutira indi nzu wanjye geraho oya ndiye nigeze hano ubu ni ubumango wowe uvuye inyuma kuko uba mu gashamburete k'inyuma uza gutira muri salo y'abandi oya ntabwo mba muri shamburete reba umva ngo difata mubwira sura inyuma kuri uriya muryango ari amagambo muri sariya ngo niba ari home sweet mubwira sura inyuma gatoya abamwerekaje wakiriye singaha oya Godifata urabona ayo magambo yanditse hariya mubwira yagusobanurire niba ari iwe welcome our home sweet nyine welcome nyine karibu mu rugo ruryoshye Godifata aba bantu rero Godifata baruzana ubutiye inzu no gusoma amagambo ari ku muryango wese ngo yabari washyizeho ngutemo koko nzaza ngutemo hindura kamera nyuma kongore umaze umuhemezi hindura kamera harya bahindura gute urakandamo fungura video noneho nujya gufungura video subundi niriwe ngira ntago ari kuhabona Nyamabondo ngo none reba etage we Nyamabondo reba hano etaje yandi nivo zingahe ye iwe mu rugo ko nawe warasase ubu se niba ari umukirina nawe ahagize iwe wabonye igeretse kangahe urabona ko ari n'umukirina urabona ko n'ibyo yambaye ni iby'abakirina yewe Nyamabondo nzaza kugutamo ceceka okay so ngaho noneho subirayo umupuvinge ko ari iwawe utarugukirina urashaka kubona ikinyamabondo ndashaka kubona iki kandi ndeba uri umukirina ahubwo fata umwayo w'ukubura yego komana gwina wereke n'umwana wanjye talk to this man umva sha wowe manuka come here talk to this man ngo hello
ko wajya ngo n'igihe wamubyaye ari n'umwana nabuze Godifata hari umwana nabuze rwose n'uyu nguyu muke ngo how are you Nyamabondo vuga Nyamabondo shaka ko uyu muntu disi Godifata ni umukozi uwo mwana niba avuga indimi kandi nyina akaba atarize yaba arazikomeye kuri indi wamutindi Niko. Chakunyereka iki? Urabona Nyamabondo kwa mwarafungiye hariya. Urikumva? Urabona uyu ni umukire yafungiye yagiye mageragere ariko ni umukire. Fatamenye nyara zibimene. Inyanya zibimene uzizana no tuzagiye tuzikate tuziteye Nyamabondo. Uyu ni umuntu uvuga ngo ni umukire urumva? Zamenetse. Ugomba kumwikundireza. Niba mpamvu ndafite telefone shaho. Ese ko udasubira mu rugo? Nahise mboneraho no kwanika. Nahise mboneraho kwanika ibintu nananiwe kwanika. Nyamabo. Nyiribondo. Ndebere Nyamabo. Ari inyuma. Nyamabondo. Karame kabiri. Umva ikintu ngiye kugira inama. Uyu mugore yaguhindurira ubuzima bwawe burundu bugahinduka. Nta kafu n'umuheto ntabyo yibimpundurira nawe nabwihindurira nyine uje akatira urugo kodinga niza kukureba uzandi kodinga wanje gerawe shyiraho n'urwo rundo inyenye zarahenze shyira mu rugo turateka izu shyira mu rugo n'intoryi nk'ebyiri intoryi enye nose nyamaga kubaza ubwo kumutugira iki kana ende uyu mudamu uri kumutugira iki ari kwisomera ku mande ndetse n'uwo mudamu ndamututse oya murase byubahiro bose arampindura ubuzima bwarahindutse Godifata n'ibyo ntabwo mbikunda Godifata yimindura ubuzima nawe nabanze yikure mu bukene none azabone kuvuga ati byagize gute we ntabwo ureba inzarimo inzu kandi ari umukirina ntabwo ureba iriya myenda yambaye se akagira ngo ubwo aje baguruka amaze umwanya ungana gutya kuri ntuza kuri live twereke mu purivinge kuri iwawe Nyamabondo ndaza kukureba nyamara uzaza kundeba uzaza kundeba ryari ngure nk'ibiro nka 5 by'isamara kongere kankwereke ejo mu gitondo mbyuka nzi wawe dukofirime cyane nimero yawe iri he ndaza kwigwa mu gikari oya andika iyanjye jewe n'ubundi hose haba kuri ku mbuga zose andika iyanjye unyandikire noneho ngewe nze kuza kukureba dore ngiyi yanjye yandika dore ngiyo Nyamabondo gahunda arabara gukonfirima ko hano ari wanjye se cyangwa gahunda arabara gusangira no we nzaza dusangire tubifotore tuzabyereka abantu none njye nemera nabonye mvuga ati kuko niwe niza nkabona gufungura firigo urimo kubanza kubaza umuntu ubwo nzahita menya kuri umutindi ngo nusa niza nkabona gufungura firigo urimo kubanza kurungarunga ubwo tuzahita mvuga ko nta kintu ugira kurungarunga ate nese wazaretse nje nkaza kurunga muri iyo content yawe nkagufasha urimo kuvuga ko ufite etaje ngira ngo dukofirime njyewe nzazi wawe none
yewe gatuma yewe base ngo difata kada shako ngiwe cyangwa shaka ntago ashaka ko ngiwe urumva se ahantu hahari ngo inyanya bazironze we kongresi kuko udashaka kwazi wawe kandi kurutsa mu ntoki ubusa neza ibyo biri bigiye kurya ntabwo difata umuntu ni umukirina ushaka iki bose utumva ko ari iwe ndakubaza umva sha mwezi hari isukari yo hejuru n'umunyu kuko utemera ko ari iwe hanyuma amanyamabo nk'umuntu w'umukene yewe nemere ko iwe umuntu ari we nakofiremye nambwire mu gitondo uzaza uzaniye mu gitondo uzaza uzaniye ko yagenza abanje gukofirima abantu bamenye ko Imana yakugiriye ubuntu nje no gukofirima kubera icyo udashaka kwanza nahise nishake koko urabishaka nabyo ni umunyu nguwo imbere yawe ngo difata ubwo rero manura reka nze nikora agakonte tugiye guteka agasamake ubwo ndaza kuzana mu nimugoroba nka saa moya mu mufasha umva rero kubwira ikintu kimwe mbere yo kugenda Nyamabondo uyu mugore kongresi agomba kuguhindurira ubuzima nangahe uje sanga 200 uyu nguyu yahindurira ubuzima na miliyoni 10 azaziguha ikindi nta mugabo afite Nyamabondo ibyo by'umugabo rwose ajye ubyihorera none se umwana yamubyeyi ku giti nubwo nabonye atari uwe dore n'uyu mukobwa yajyaga ambwira ngo afite abana bavuga icyongereza nza gusanga ari umuboyi yabo wajye wemera ndapfuye ngo difata Nyamabondo uri Nyamabo wakoze unkorera umunsi we kabisa thank you akazi keza gorata ubwo ndagaruka ari mugoroba guys muzamuke ubu mwazamuka Nyamabondo na kongresi nibo banje aba moderator munsi muzamura abantu MC good girl come over here muze okay twinjiye mu makoini abanyarwandakazi amasaha y'amakoini arageze tugiye kwinjira mu kubwira abantu banyu ninde ufite igikundiro kurusha abandi muze twinjire mu kintu bisa amakoini Gashumba wari rukumva bigushimishije wari wagiye igorora Nyamabondo ariko ubwize nane ariko narago oya Nyamabondo niwe wanje mbega umugabo ufite umunwa Nyamabondo muzigiti ta congress yarakijijwe noneho nanjye ndabyemeye